Ni inkuru ibabaje, inkuru itugezeho nonaha kandi iteye agahinda, yumvikanye mu karere ka Kamonyi. Kuri ubu abantu 30 bari mu birori bamaze kujyanwa kwa muganga igitaraganya kubera ibyo bakorewe ubwo bari mu birori. Ese ibyo birori byaberaga mu kahe gace? Ese ni iki cyatumye abo baturage bajyanwa kwa muganga igitaraganya? Ubuyobozi, inzego z'ibanze byaba byatangaje iki nyuma yo kumva iyo nkuru ibabaje yumvikanye muri ako karere ka Kamonyi, bitewe n'ibyo abo bantu 30 bose bari mu birori bahise bajyanwa ku bitaro igitaraganya, ngo kuko nibatinza mu gato abo bantu bose uko ari 30 baraza kuhasiga ubuzima. Ibyo rero byose n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye mu karere ka Kamonyi, bitewe n'ibyo abantu 30 bakorewe ubwo bari mu birori. Uraza kumenya mbese abo bantu 30 bose baba bazize iki. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Inkuru ibabaje abaturage batuye mu karere ka Kamonyi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bumvise iyi nkuru, umuntu wese yamubabaje, bitewe n'uko abantu 30 bose bamaze kujyanwa kwa muganga igitaraganya, bitewe n'ibyo bahuriye nabyo ubwo bari mu birori. Abantu 30 bo mu midugudu itandukanye y'umurenge wa Nyamiyaga wo mu karere ka Kamonyi nibo bimaze kumenyekana ko bagejejwe kwa muganga igitaraganya. Bamwe bajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma, abandi ku kigo nderabuzima cya Nyamiyaga. Birakekwa ko bahumanijwe n'ibyo banyoye ndetse n'ibyo bariye ubwo bari mu birori by'ababyeyi basuye abageni bashyingiwe. Amakuru atugeraho yatanzwe na bamwe mu baturage ba Nyamiyaga mu murenge wa Nyamiyaga aremeza ko abantu basaga 30 bamaze kugezwa kwa muganga, aho bikekwa ko bahumanijwe n'ibyo banyoye ndetse n'ibyo bariye ubwo ababyeyi bari basuye abageni baherutse gushyingira. Aya makuru kandi yemejwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamiyaga ndetse n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Remera Rukoma, ari nabyo birimo gutanga ubuvuzi bwihuse ku bamaze kugaragaraho n'icyo kibazo. Ibi rero cyangwa iyi nkuru ibabaje ikomeje kumvikana muri aka karere, bitewe n'ibyo abo bantu bose 30 bakorewe ubwo bari bagiye mu birori by'ababyeyi bagiye gusura abageni bashyingiwe. Yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga Mudahemuka Jean Damascene, aho yemereye itangazamakuru avuga ko aya makuru arimo ko hari abaturage bari kwitabwaho n'abaganga kubwo gukekwaho kuko bahumanijwe ubwo bari mu birori by'ababyeyi basuye umuryango w'abageni bashyingiye. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga Mudahemuka Jean Damascene avuga ko yaba basuwe yaba ndetse n'abasuye ndetse n'abashyitsi bandi bari batumiye muri uru rugo, ku mpande zose bagaragaweho n'iki kibazo, ku buryo bikekwa ko hari uwabinjiriye agahumanya ibyo bafunguraga ndetse n'ibyo banywaga. Umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma Dr Jalib Theogene yabwiye itangazamakuru ko barimo gukurikirana cyane abagaragaweho n'iki kibazo, babaha ubuvuzi bw'ibanze, ngo kuko nibatinda abenshi barabura ubuzima kuko biragoye kandi bararembye cyane. Uyu Dr Jalib Theogene, umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma, avuga ko babanje gukeka ko byoroshye ariko bwasanga si
niko biri basanga abo bantu bararembye bikomeye. Uyu Dr Theogene umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma akomeza avuga ko bakimenya aya makuru babanje kohereza imbangukiragutabara zizana bamwe ku bitaro kuko batekerezaga ko ari ibintu byoroshye, batekerezaga ko ari abantu bake, ariko nyuma ngo hakomeje kwiyongera biba ngombwa ko bohereza ikipe y'abaganga i Nyamiyaga ku kigo nderabuzima kugira ngo babe ariho bakurikiranira abagize ikibazo, kuko byagaragara ko umubare wabo ukomeza kwiyongera umunota ku munota. Abamaze kugezwa kwa muganga biganjemo abo mu mudugudu wa Karubanda ndetse na Munyinya. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamiyaga Gitifu Mudahemuka harasaba buri muturage wageze muri urwo rugo uwagize icyo ahafata ko uwumva afite ikibazo cyo gucibwamo, kuribwa mu nda ko yakwegera ikigo nderabuzima akitabwaho n'abaganga kugira ngo naze kuza kubura ubuzima. Ubuyobozi buhora busaba abaturage kuba maso mu gihe bitegura ibirori, bakagira isuku y'ibikoresho byateguriwe abashyitsi, byaba ibyo kunywa ndetse n'amafunguro. Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hakunze kumvikana inkuru nk'izi z'abantu bakunze guhumanirwa mu binyobwa biba byengewe mu ngo bikoreshejwe mu birori, akenshi hagatungwa agatoki umwanda biba byateguranwe, ari nayo mpamvu bahora bashishikarizwa kongera isuku mu byo bagenda bategura bigiye bitandukanye. Ni naha natwe rero dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo ushima bitewe n'ibyo tubagezaho, ndetse unatugira inama n'ibyo twazabagezaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata inkuru yacu ukayisharinga abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri ko ari hano kuri KN Radio. Reka tukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.